amaso ku bantu no ku bintu no kwisi yahanga Imana. Imana abantu nyaba bakirisitu. Yabantumye turekane. Haleluya rero. Amen. Yabantumye. Yambwamba mukura amaso ku bintu. Muyakuri naha. Muyahanga Imana. Umuntu ugiye kubahanza amaso Imana agiye gukorwa n'isoni. Niwe yahanze koze n'isoni. Ziragukoze pe. Niwe yahanze muyomba. Shawo ziragukoze. Niwe hanze inzu ufite business ufite ziragukoze ariko niwe hanze Uwiteka. Haleluya. Amen. Ngo nasoni zizagukora. Uzi isi amajwi ifite irafite we yiterabwo. Isi ifite amaboko uri gukuruba n'abantu. Kwa nesoni. Noneho ndebe. Zigiye kumukora kandi umuntu wese yakugira ibyo yiringira bigiye kumuhemukira we. Hariko umuntu hanze amaso Uwiteka. Haleluya. Ntabwo azakorwa n'isoni. Nubwo isoni zihari ariko ntabwo zizamukora. Imana ihema. Ntabwo Imana izadukura mu kwayisenze. Umuntu wera kuvuze kwe muri kora naciriritse. Uri umukene mwe mu bakene bahandi hasi, uri umutindi waho ndo kubabarira. Iyo umuntu yisobanukiwe amenya uriwe akimenya. Yes. Akamenya n'uwakora uwariwe. Yego. Akamenya ko atasenga umuntu. Yego. Haleluya. Amen. Biravuze ngo basi Imana yabo bazamewanema bazakomera. Yego sha. Niba mara gukomera. Dukurira mwaho twasenze ibirenge byawe niwe natabariwe. Amarira nazanye ntabwo natahanye nawe natabariwe. Amarira nazanye ntabwo natahanye. Imana bampera umugisha. Kora ku muntu mwicaranye mumbwire ngo haba hari. Wabe? Iyo umuntu abadahari da. Abantu bigore hepfo ingiye ati barabyivye we. Mumbwire ngo haba hari. Hanyuma ku bantu baje basanga nivuze amazina yanjye ni Ntakiruta Imana Eliya. Do umuntu w'umugabo Yesu yiciye umwaka. Abazimu barabura none ndende. Yesu ashimwe. Amen. Mfite madamu n'abana babiri. Murumva rero ko ndi umugabo usobanutse. Yesu ashimwe. Amen. Ndatenze wa muntu ugufasha zari. Turekana ricaye we. Haleluya. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Usanga mu gitabo cya Rusi. Ni igice cya mbere turasoma n'umurongo wa 14. Kumbe icyo Imana ivuganye nawe. Rusi igice cya mbere umurongo wa 14. Ubwo urabwira page. Page 246 n'isezerano rya kera. Igice cya mbere umurongo wa 14. Utwo bagamba uravuga ngo Rusi yanga gusiga nyirabukwe. Rusi yanga gusiga nde? Nyirabukwe. 14 haravuze ngo barongera batera hejuru bararira. Barongera batera hejuru bagira ute? Bararira.
Oropasoma nyirabukwe. Rusi we amubaho akaramata. Ariko Rusi wamubaho iki? Akaramata. Mwana ishimwe ko muhari. Naomi aravuga ati. Naomi aravuga ati. Dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo. Mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo. No ku Mana ye. Nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Nawe subirayo wisangire mukamugabo wanyu. 16 twaravuze ngo Rusi aramusubiza ati. Rusi aramusubiza ati. Winyinginga kugusiga. Oya winyinginga kugusiga. No gusubirayo. No gusubira. Ne kugukurikira. Ne kugukurikira. Kuko aho uzajya ariho nzajya. Ahantu uzajya niho nzajya. Kandi aho uzarara ariho nzarara. Ahantu uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe uzaba ubwoko bwanjye. Ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwawe. Imana yawe niyo izaba Imana yawe. Imana yawe niyo izaba Imana. Kandi baravuze ngo aho uzagwa niho nzagwa. Aho uzagwa niho nzagwa. Ahampambe. Ndetse bampaba hampaba. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu. Nihagira ikintu kizaza kikantandukanya nawe atari urupfu. Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Bacyo neza ijambo ry'Imana. None se muhana amashakoshi murekera aho ko muri gusakuza. Kugeza umwanya w'iki? Soma Zaburi ya 123. 123 ku murongo waho wa kabiri. Muri indirimbo y'amazamuka. Kabiri haravuze ngo dore nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja, nk'uko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana yacu kugeza aho azatubabarira. Amen. Subiramo haravuze ngo dore nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja, nk'uko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana yacu kugeza aho azatubabarira. Amen. Tujya kuganira mu minota mike itari myinshi cyane, dukore mu cyifuzo kimwe dusenge. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Babwire tuganire. Haleluya. Amen. Ndabari muri konumva. Turi hafi aho ngaho. Mwese murahari. Samwe nawe urahari. Samwe nawe uri gatanu kuri gatanu. Neza shimwe. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga yego mfite intego. Ivango kura amaso ku bantu no ku bintu no kwisi yahanga Imana. Imana abantu nyaba bakirisitu. Yabantumye turekane. Haleluya rero. Amen. Yabantumye. Yambwamba mukura amaso ku bintu. Muyakuri naha. Muyahanga Imana. Umuntu ugiye kubahanza amaso na agiye gukorwa n'isoni. Noneho ndebe. Zigiye kumukora kandi umuntu wese yakugira ibyo yiringira bigiye kumuhemukira we. Ariko umuntu uhanze amaso Uwiteka, haleluya, ntabwo azakorwa n'isoni. Nubwo isoni zihari ariko ntabwo zizamukora. Mani hema la sifa medra ndoma ntangiye gufuka kandi uzi isi amajwi ifite irafite we yiterabwoba. Isi ifite amaboko uri gukuruba n'abantu. Murahari? Reka turaba gihari. Muranda kareseka? Niwe hanze koze n'isoni. Ziragukoze pe? Niwe hanze muyomba. Ciao, ziragukoze. Niwe hanze inzu ufite business ufite ziragukoze. Ariko niwe hanze Uwiteka. Haleluya. Amen. Ngo nasoni zizagukora. Nubwo zihari, nubwo isoni zifite amajwi yo gutera ubwoba, ariko nta soni zizagira ute zizagukora. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Hari igihe umuntu abaho atarisobanukirwa. Yego umuntu utarisobanukirwa kugwa biroroha. Kugwa
tekereza umuntu wagushwa n'abahanuzi sha uroroshye kwe uroroshye kandi uranaciriritse umuntu ngo yarakubuze kuye muri kora naciriritse uri umukene umwe mu bakene bahandi hasi uri umutindi wawe ndo kubabarira iyo umuntu yisobanukiwe amenya uwuriwe akamenya n'uwakora uwo ari we akamenya ko atasenga umuntu haleluya biravuze ngo abazi imana yabo bazamewonema bazakomera yego sha nibamara gukomera nese uri ugushaka iki abaretse bakavuga hari ibikere byabuze umvo sibora tajya nini muteteri sha kundeba haleluya amen iyo umuntu yamaze kwisobanukirwa sibyo rata sibyo ko bimeze akisobanukirwa akamenya uwo ari we mu byago n'amakuba arakomera ntago azacogozwa n'icyamugongo abazimubwira nibo bazamubaseka mu nzira isemo ijya mu ijuru. Haleluya ariko ari igihe umuntu asenga ataramenya impamvu yuko ariho iyo utaramenya impamvu yuko uriho nta nubwo umenya icyo Imana ishaka gukora dusenga nishaka bitesengera ku mpano yose ubundi haleluya iyo umaze kumenya impamvu yo kubaho Yesu ashimwe ubaho mu ntego ugakorera mu ntego ugasengera mu ntego haleluya haleluya Yesu ashimwe Bibiliya yatubwira ngo uyu ni Nawome ndashaka ko nzarwana muri iri teraniro kandi nkabona igisirimu reka twari tugerageza twahanura ati ni umunyabutanu ndetse nari nkanza nk'umusimu ni ukuri kw'Imana Yesu yakubwiriza ahantu muri navuze ahantu hakomeye njya kuhavuza Yesu arabati umuntu n'umunyabutanu kuko njye najya mu mwuka cyane nkanatubwira kandi ariko abana bana ko tugomba kumera Yesu ashimwe amen Nawome ngizari teri Betelehemu ariko yatera Nawome atarisobanukirwa uwo ari we iyo umuntu atarisobanukirwa ibibazo bije avaho Imana arireka agahitana ngiye guhanura kuko Imana ngiye guhanura Nawome aravuga ati ngenda ndabona Betelehemu inzara hateye reka nimanukire nigire Mowabu ibintu byabo birakaze Mowabu we Mowabu yakaze we Mowabu sha uziko Mowabu ari kwemera bagasamba Mowabu barasambana nta kibazo gihari Mowabu njya no wapfumu kandi banasenga Mowabu barimo bararaguza Mowabu barimo baraterekera ko muraharira ngo mwanjye ikirisho rero kandi ivugira Mowabu mu ndeka kandi kana papa ninjye barya abantu igifana kinini cyane igifana kinini cyane tugashaka cyakiri cyo mu gitwa kirekire kigurana bitatu ari hanyuma Mowabu bari gukuramo inda we bari gufata inzaratsi Mowabu ntacyo bari kuziririza byose bari kubikora ariko witonde kuyobera Mowabu kuko uraza kuhaburira ubugingo kuhaburira iki ubugingo kuhaburira iki ubugingo Mowabu iri ibintu biri ariko nta bugingo buhari n'umurangagari ko nta ibintu bihari ariko nta bugingo buhari hari abantu bazapfa bagafite iteka ry'iteka ryose Mana nyagasani wa Kristo bene abarangira amabuye none ndagira Mana ngeze nta mahoro da ariko nico wabuze kuma ku mazi
amen. Imowabu iyo nayo gusenga abantu na mugitane muri Nyaruguru ngerayo mageze sha basanga umukobwa w'ibirane wabo kanaririmba ari baramuga naririmbaga abantu bikora bake ntiwabishobora wowe baba we murahari aragati ngiye rwose nasambaraga kandi n'umuntu twasambaraga ari muri aya matero ari byo kunaza gusambana nawe yo mana we haleluya ariko amen abimenye kunaza gusambana nawe bakoma amashyi mu ijuru bavuze impundu bavuza impundu turega amatero n'Imana ibishaka mu ijuru bakavuze impundu twabanetse umuntu umwe wihana mu ijuru mumbwira ngo bakoma amashyi impundu zikavuga barakoresha ikirori yaya niba barya nakanya masimbiza akaboga urabona ko barakarya ni bakaryo ubwo uwo munsi baragatamira mu ijuru haleluya amen abaturumutse mu ndimo byatsi nanjye reka mbivuge hati ukumundaba nanagiye gucisha inzaratsi hati bari bana narishaka umugabo wanjye azajya yoza amasahani akoza n'abana nje nicaye naho ngaho mfasha abantu barimo wabo nuko mujya kuziza mukarindagiza abagabo banyu usanga bari guta inkondo niba mwazizanye dukura amaso ku bantu no ku bintu tuyahange Imana tuyahange mukora mubwira ati hange amaso Imana mpanurire haleluya amen haleluya amen nawamera bangi inzara nagwa nayihanganira nzarira hari kumva kuntu Bibiliya yavuze ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cya Samweli bice 3 murongo wa mbere haravuze ngo muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume iki ingume kandi ngo nta kwereka kweruye ko ari guhana kari kujya ute ngari kitara ry'Uwiteka yari tarasima haleluya ntabwo ari lazima itara ry'Uwiteka yo haleluya ntabwo ari lazima abahanuzi mwe bavuga ubutumwa ntabwo ari lazima banyamasengesho itara ry'Uwiteka ntabwo ari lazima riracaka muri bitanu bafite kuvuga ibintu by'imbaraga kandi riracaka kumazira ngamaso Imana de turimo dusenga amasengesho y'iminsi 2 ndi gusenga n'abanyacanga harakumira nka 2 tujya kwinjira mu mwaka 2020 turi gusenga amasengesho y'iminsi ngahe haza umurangi we yasenze inshuro 3 inshuro zingahe tuzavuga ngo byoroshye twasenze ibirasenga 3 ingahe 3 none muraho mukina asenga 3 aza ku munsi wa 3 tugiye gusoza natwe umunsi wa 2 ariko mungere muri gomese rya kedi iyo nyase ndanyo namba muhanura muri gahunda muri system ntabwo bikora ndakumva gufasha dore cyaka no mwisoko urahanura dore cyaka haleluya amen abaraje twajya mu mwuka kawujyamo twavuga zo mena akazivuga tonde se zivuga twavuga zo mena akazivuga umusha itara ry'Uwiteka gomese ritwakira yo hano ryatse nta murangi wazi n'agateraniro hano itara ry'Uwiteka riri kwaka nta muntu wa mnobebo nego binima sarado bewa neko tabinima nta murangi wazi ni ku buhanuzi yo ryatse haleluya nubwo rikwakire ende winima ndasome winima nelo bela sabe wasanga bela elasima itara ry'Uwiteka ryongera rikwakire mundi usa haleluya tubazura senze kandi abaraje ntabwo zo mera kazivuga hano kaza kuza kwita kayitara ritari kwa ntagoye somene akazivuga tujya mu rurimi nta rujyamo tukajya mu muntu w'Imana nawe ni umurangi dukumye adutu haleluya amen
tuba turaburira umuntu abantu basenze rero bitari ibintu by'igipindi by'iki cyangwa ibintu byo kurebanaho iyo abantu basenze bakaburudika icyo bita kuburudika murara ariko noneho mukaburudika mugahamagara Imana mukayihendahenda abantu b'Imana basenze Imana ibohora bo basenze Imana itanga kuzara abantu batabuzaraga iyo twasenze haleluya abantu b'Imana basenze Imana itanga kubyara batari kuzabyara inda zari zaraboshwe abantu b'Imana twasenze Imana itabara abantu ikabagirira neza abantu b'Imana twasenze Imana ikuraho upfukazana ubuzima ngo n'ubu twasenze tuba twasenze twinjiye mu mwuka turasenga muri ako kanya haturumbuka umuhanuzi w'umubyeyi abasimbukiye wa mukobwa abaramusimbukiye aturumuranye nagufasha apana kwa ngo murimo ngo hoya hesa mukaciro nakabanga mbibihe nirebe dushaka n'igiti tutumunyuzaho kanyafu akanyafu tumunyuza iki turanga ati ninde ibyo hano biva kino kuri simbizi simbizi ati cyakoze gusana n'abatumweho namenye ko muri literaniro bampaye amakuru abanyohereje abakuru banyohereje bambwira ko hari ibintu muri kuma mumenagura murize kumenagura uyu munsi murize kumenagura uyu munsi kabiri bambwira ngo hari ubutabazi muri buze kwakira uyu munsi gatatu ngo bambwira ngo hari ibintu murize kubaho uyu munsi sawa haleluya none nabatumyeho bambwira ngo nze inzi barambwira ngo murayitatu kuko bari hamwe ko muzasenga ayibi ngo nze mfunge ibyo bintu byose nze mfunge ibyo bintu byose kabiri atubwira ati njyewe uko dukora uko tubiruta shaka akantu kandi bagusinza agira ne mwamwese kandi kubibira akabanga ubwo ari kintu kimwe mwuka biza arabangwa twebwe mu barangi baguye gusenga amasengesho ibyiciro bitatu bingahe bitatu ibyo byiciro bitatu kusenga icyiciro cyane amasengesho y'itatu uraruka kindi cyiciro ukaruka yurutse inshuro eshatu mu byiciro bitatu bakwambika impeta iki impeta arabanga iki iyo bamaze kukwambika impeta hari icyuma bagushyiramo inzoka ikaguha imbaraga ugahanura ugahanura tumunyuzanye kantu nyine birivuga ngo nta kindi cyukuri mu mudayimoni ngende ushyiramo nagati tumunyuzaho nyine turebe uko bimeze aravuga ati musengere ndumva turavuga ati tagusenya ko tugenda murahari iyo ryaka turabimenya kuri bo tanari haleluya amen mungire muri kwakira Yesu ashimwe amen noneho bibira bambo na wome na ninde Naomi abwira Abimeleki nambwa Abimeleki we Abimeleki tugende tuve Betelehemu ushaka Betelehemu kaje nyamara ko kandi so nuhafu reka mwihore waguye gusa waguye mu masenge uravuge he kuna bari hanze hanga bari kurira bazo byabisha ariko ko twebwe na twagira ibibazo bamwe ngo dufite ibyiringiro dufite iki ibyiringiro ndashaka umunsi ko tuganire ku ijambo ry'Imana bafite amatelefoni mu mashini hasi kandi kubareba murareba ntabwo bavuze no gumatunza urutoki ngo mwisubire haleluya amen yuko muri barasenga mvuze amen amuhetse cyeka n'icyaha Yesu ashimwe amen abari hanze byabacanze byagize ute bari kwiyaho nibyo yego ko mukiza mugira kwa mutiya urase nuko mudafite ibibazo ngo hari ibyiringiro dufite twese muri ndi nikavuza no ngari ibyiringiro dufite n'ubugingo ndetse n'umugabane hehe n'ijuru haleluya amen haleluya amen ndashaka guhanura uyu munsi ngataha ijari
haleluya mubyibutse se wavaga Yerusalemu bavuye Yerusalemu amanutse gatoya gahura n'abambuzi nuhava gato abambuzi barahari nawe utapfa umubiri uzapfa mu mwuka ngo baramufutagura ngo baramwamba cyangwa se basigaye habura gato ngapfi n'umusamariya musanzwe ngo ntabwo mbyinjiyemo witwa Salomo bice nka 2-3 hafi aho ngaho mu gitabo y'Icami cya mbere hafi muri ibyo bice 2-3 hafi aho ngaho abwira Shimei avuga ati ndakubabariye wagiriye data nabi murahara ariko ndakubabariye genda uture Yerusalemu ntuzahave nuramuka wavuye uzamye kwa no gupfa uzagira ute uzapfa Shimei aravuga ati by'ubuye mwami wanjye ndabyumvishe sinzahava murahari kandi ndakunisha muri Imana gusinzira haleluya amen Shimei ngaragenda aturayo aturayo bukeye ngo Shimei abakozi be abagaragu baramucika bajya kwa Akishi Shimei aravuga ati ariko se nareka abagaragu banyu bakagenda ngabapakiye ibintu ku ndogobe kuki ku ndogobe ko murahari ngo barokore arabipakira murahari yemwe abarambuka ashaka ageze Kidrone barakambutse yavuze ngo iki yaravuze ngo nsinzahava umwana aravuga ati no kwavuye no gufuzamye kuzagira uteze wagumye bisamo niba niriye musanyemo ni havu Shimei barambutse sha ajya kwa Akishi Samagira ute aramenya se murahari baroko Salomo atumiza Shimei aravuga ati Shimei ko twasezeranye tutazasambana kuki wongeye gusambana Shimei ko twavuye kutazamwimva kuki wongeye kuzima murandakariye se Shimei ko twavuye kutazajya kuraguza kwa pfumukana usenga kuki wagiye Shimei we Shimei ko twavuye kutazajya kugira ishyari kuki wongeye kugira ishyari Shimei ko twavuye kuzababana kuki utababarira bavuga ati Shimei batakwica batamwicira reka nisizona yajyana n'umwami se murahari nisezerano iyo utakiye isezerano ry'umwami no gupfura nabatumwe nabomba bafashe umugabo witwa Abimeleki n'abahungu babiri umwe witwa Maheroni na Kiliyoni baramanutse bajyamo babusha bavi Betelehemu bajya kandi kizakubwira umuntu wagezemo wabo gusa murandakari kizakubwira umuntu wageze mugati murokore kutakigenda neza byagenze atagakiza mu mutima nane se kusigaye uvuga ibintu bitavugitse nuko ni mu mutima ni mu mutima Yesu yaravuze ngo tuzamenyera ku mbuto bera none se niba ari mu mutima ngo tuzamenye gute kukishije umutima ntabwo tuhabona Yesu wareba bakuntu birivuze mu gitabo cy'abarewe 6:6 gice 6 umurongo waho ntuwame aravuze ngo umutambyi yambara ikabutura yera ndetse n'ikanzu yera n'ikanzu igize ute yera haleluya amen aravanga umuriro wake ku gicaniro udacana ubwo budasinzira amen umuntu ugomba gucana umuriro ku gicaniro ari umutambyi umva ibintu bimuranga bibiri n'ibintu bibiri icyambere ni ikabutura yera kabiri ni ikanzu igize ute yera murahari iyi kanzu igereranywa n'umutima wawe kuko burya reka nkubaze ubu wicaye sinzi ikabutura wambaye cyangwa bamwe nawe imbere ntawe ndatuvuge mu kinyabupfura ntabwo nzi uwo wambaye nawe umenya ni ikabutura ikanzu twese turi kuyibona niba igitenge wambaye turi kukibona ubona ko ari umukara umutuku turabibona ariko ikabutura nta muntu uyibona
ntawe ugira ute ntabwo tuzi niba ifuze cyangwa idafuze kuko tutayiriwe ntabwo turi kuyireba ikabutura umunsi mvuze ibintu bikomeye ntabwo tuzi niba ifuze cyangwa idafuze numara cy'umwana atayifuze numara ukwezi aravuga ati ejo nzayifura ukwezi kugashira ariko iyo Imana ije kureba ntabwo ireba ikanzu ahubwo ireba ikabutura ikanzu tutabwo turayizi iyo ije kureba ntabwo ireba ikanzu ahubwo ireba iki ikabutura niyo ije kureba ngo Imana ije kureba umutima wawe uratubesha kuririmba uratubesha kuhanura uratubesha kubwiriza nyine tubona ubikora nyuma y'Rwanda ntabwo tuzi ibikora ibyo bya nyuma y'Rwanda rero Imana ije kureba nyuma yo kubwiriza nibyo Imana ije kureba nyuma yo gusenga nibyo Imana ije kureba nyuma yo guhanura nibyo Imana ije kureba ndahanuye haleluya ariko umuntu hanze Uwiteka amaso akaba amutumbiriye ikabutura yifuza n'ikanzu ifuze haleluya umuntu azakorwa n'iki n'isoni hela la tola dobe winima mela dola zome wasando benetra hela dola dobe winimando no tazo bela hole wa ikabutura ngongera ngo ikabutura ifuri n'ufuri kanzu gusa ikabutura ifuri tuja gufuri kanzu gusa ikabutura ifuri nibyo igeze kwandika kuri za niba tureye icyumweru cyose sanga uri hano ikintu cyabo kuko bazi ko muri baririmbye arimo abarozi n'ibiki byose utamenya gutumira kuko batabasha kureba ikabutura bashaka kureba ikanzu ariko baroko ni ukuri tugomba guhanga amaso Imana amakabutura afuze murahari Yesu ashimwe haleluya ndahari nuko nategetswe kandi nta kimwe ndi busubize Nawomi abaramanutse kandi ageremo wabo agera hehe mbibutse Betelehemu bisoro ngo n'ububiko bw'imitsima none se bari ku Betelehemu bagiye uzi ko Iwabo hanyura Nawomi ukavayo uri Mara ujyayo witwa Nawomi ukazagaruka witwa Mara dore ngiki gihembo cy'Iwabo byaramushariye iyi siri kubaga nta cyaro uretse umubishe mu Mana akaba hanze Imana amaso naho ubundi siri kubaga nta kintu usanga kwihanga amaso nugera ni kwibyinira nutwita ugeze kwa muganga uzatamba utanabigusabye uzatamba da uzabona bari kwa muganga nage kwenda madamu sino bakije cyane ndahari ejo muri nabyo agakobwa uzajya none uzajya ariko ara kwa muganga batamba no batasabye kubyinira Imana uri muzima ukazayibyinira haranyira kwa muganga niyo gutegera nawe izagutegera kwa muganga ubundi ubutamba ucike uci hari n'abana bakura n'imyenda bakiruka ariko barawutamba kwa muganga we niba ngaguha Imana icyoro nugera muri shimutete uzayigira nawe utanagusaba muri shimutete nawe zagutegera wihereje n'umanitse amaboko nk'isaha yose utanabigusabye ubu reka mbabwize ukuri muri iri teraniro Yesu ashimwe murahari none reka mvuge kuri Nawomi ageze i Mowabu basi reka nkatahunga kumwakoze akavuga utane ingaruka arahagera ibintu biraryoha nawe mavuga ati ubuzima n'ubu uzi ko burya Betelehemu yaraduhisha ibintu we uzi ko burya Mowabu umuntu atangira acuruza ari muzima ejo agatuma umunzani Mowabu we Mowabu nta mugore ugira umugabo umwe i Mowabu agira umugabo akakagera n'undi ku ruhande
wo gukorana no kurimbana. Mowabu nuko hakora. Mowabu sha. Mowabu siko munagira kuramo indesha. Mowabu munaroga ari umudiyakoni. Mowabu. Hetoras. Uyu munsi turavima wabo twanga. Sito fano bene sta. Umunsi turavima wabo. Dusubire Betelehemu. Haleluya. Mana yamwe ngo nabandiri usore muri literana. Anyone amanda sato be winifo. Nara to binima. Siwita abus. Mane mask. Naomba haje. Ndio tumja vitima ndio hapa kwa ndio hapo. Harup. Baranya nse. Nakun. Moa. Uzi kwao reka mbabwire bro. Buriya gusenga nibyo bitwegereza Imana. Bitwegereza Imana. Murahari none? Murahari. Haleluya. Amen. Situritorero ntubyemera ko turitorero. Umuntu urenze umwe abari itorero. Abari? Uzi ko tugize umwete tugasenga muri iteraniro. Imana yaduha imbaraga. Zinesha ibyina. Zinesha ibyina. Rega wimbwira ngo nje ndumva mfashwe n'uyu mwuka. Wo kukubwira ngo wimbwira ngo nyine mudashoboye mufite imbaraga ngo ntago nasamba. Nuko utajya basambana turavuga tambi kudasamba. Ngo ntago nakiba. Uraje rero kwira biri ture ko atambi kutagiye. Ntago urahagera. Abantu bacuruje barabakirisitu. Batajya bacuruza barabakirisitu. Bigeze hagati bahita bimanukirimo wabo. Umuceri 25 agakuraho 2 agasigaza 23. Mpamvu usigaye ushura vuba. Sigaye dutega tukamushize vuba. Naburya nawe ukataguye atariyo. Mowa ubundi bwe. Niko bisigaye bigende nacuje botike. Ndabizi ngo rero vuba iyo bantu bambizi. Nuko bisigaye mbere umuceri sigaye shira vuba. Niyo mpamvu. Abantu bacuruza mwisubiza. Reka turabati hano. Uziko reka mbabwire ibintu mwa hari biri. Iyo Herode agufasha aba agukorera. Icyambere agushima inyuru ku maguru no ku maboko. Kabiri agushiraho barizi 16 cyangwa ntaho waje. Akugira imbohero. Iyo rero Petero bimaze kugenda gutyo mwumvira ijambo icyambere akora kwetora inkweto akazikuramo. Kabiri murahari? Yego. Icyakabiri akuramo umushumi we. Gatatu akuramo umwitero. Kane arasinzira. Uzabese neza ariko bigeze. Bisha 12 mbere kuno kwa mbere. Murahari? Bibira ngo marayika araza ngo mu nzu y'imbabi itorero basenze. Haleluya. Amen. Ngo abasenze Imana yoreza marayika araza. Biraba ngo umucyuca uba mwishi muri gereza. Ngo abasirikare basinzira ubuticuru. Ngo marayika araza mukomanga mu mbavu. Yego Petero. Haleluya. Amen. Mukamuka tsemse. Aravuga nkuko umugaragu hanga amaso ukuboko kwa Isebuja niko natwe Uwiteka tuguhanze iki amaso. Imana yamwe ngo nzemage muhanga amaso Uwiteka. Bibiliya ivuze mu kijambo ry'Imana ni icama cyane ndi gucama. Ivuze ko bahungu batatu Sadurake nande Meshake na Abedenego. Umwami ngo bakubita amasanduka maki n'amababura n'imyiro yo kwita senti
bashyiramo sembare bamanuka kuri gitari ngo umuziki urabara bati umuntu wese wumva ibyo bintu byose ahita yubarara mu kibaya cyitwa duru yubarare agwe arabishushanya ngo abaririmbyi bageze barubarara hari n'abantu nabuze bakomeye bo hejuru abandi bo hejuru baraguye nabo yego ubwo hera hejuru bari kujya ku mukirisitu nabo barubaraye baramo ati Nebukadinezari mu kibaya duru yego abahungu batatu bari bakumye dura muri kibaya cyitwa dura bashyizeho amasambuka bashyiraho inanga bakubitaho senti bashyiramo gitari na sembare abahungu baguye barahagarara bati twebesha hari Imana twamenye barahagarara uwo muhungu umwe ahita ajyana amakuru aravuga tuzi ibibereye muri dura ati ni ibiki ati hari abahungu batatu banze kubarara ati ni Saduraka na Abedinego na Meshaki b'abanyagano wahaye icyubahiro inama umwami azabiramo n'uburakari azabiramo n'iki aza yihuse aravuga ati rwosha mwibagira ibintu nabakoresha mwibagira ineza n'abagiriye mbingije ubwami none muransuzugura Imana ibuze kwangiza amaboko yanjye niyi murahari Imana ibuze kwangiza amaboko yanjye niyi Yesu ashimwe ngo yitatura mukamuhungu umwe arambwira ati Imana dukore niba ari ibyo Imana dukore ibasha mumbwira ngo Imana irabashije ibasha kuguhuza rukabizana nk'abana ihanga amaso irabibashije mama Imana ibashe kuba yakubakira urugo nawe rugatuza nk'abana Imana ibashe kuba yagukorera ubukwe nawe ugatambuka muri bibi nk'abandi Imana iraba haleluya arabangwa niba ari ibyo Imana dukorera ibasha haleluya kuduhesha ubuzima niba ari ibyo Imana dukorera haleluya ibasha kuduha akazi niba ari ibyo Imana dukorera ibasha kuduha amafaranga tudahemutse haleluya arabanga Imana dukorera ibasha kudukiza haleluya arabanga ariko itadukiza Nyagasani mwa ntabwo tuzuborarira ikigirwamana cy'igishushanyo wabaje habe no kukira Yesu ashimwe amen ngo ariko abahungu bari batumbire mu ijuru ntabwo bavuga ibintu imbere y'umwami utarebye mu ijuru Yesu ashimwe amen abahungu bawucanye bari umwami ati batumatemo sha ariko Imana itugera mu itanura igera hehe iyo wahanze Imana amaso ukayireba nayo iraza ikareba ibibazo byawe ikagira icyo ibikora ndahanura narimbuza ngo Imana ihanze amaso ukayireba nayo ireba ibyari bikugose n'ibyari bikugoye ikabikurwanyiriza iyi Imana ihanze amaso ireba igitsure byari bikurebye igitsure iyi Imana ihanze amaso iba umwanzi w'umwanzi wawe iyi Imana ihanze amaso igutabara aho ugiye gusebera iyi Imana ihanze amaso haleluya amen Imana yanga amaso ntacyo uzayiburana mama ariko Mana we nayo mutuze gusenga mu kanya umunsi umwe nigeze nasenga haleluya amen nigeze nasenga sha nari mfite sisitemu yo kuzaniriza abadayimoni bo mu Rwanda ngo kuzaniriza abadayimoni bahehe bo mu Rwanda nari mfite gahunda yo kuzaniriza abadayimoni bo mu Rwanda ngatuma umuceri muri Tanzania ikorera ayigira ute reka navuze ngo ntabwo byashoboka yego ko mukiza ngatumiza Tanzania umuceri wa Tanzania nomero ya mbere nimero kangahe 30 ngatameza umuntu ugiye Tanzania ku kamodoka bwa Tanzania ka nimero ka mbere wongera ikorera dayimoni kunari umugome aza umuceri washize yaguteze uhari akakubura aza washize yaguteze ufite akazi akakubura agutega ka waba kwirukanye
sha ndashomera ndakena rero mbona kanya nyuma natebye rutumiza umuceriza tumeza amavuta se sha ariko yabona ko mpanze Imana iki kandi Imana iri kwisha madama arambwira ati sheri natanye kugura amakara yishe ya 200 yarashije yabaga 200 ntabwo ati madamu mbiki tinateye kugura amavuta y'ijana tinateye kugura usuye umuceri ati kamba abasimu abadayimoni banehejwe ndavuga ati madamu tikarame shiraho amazi y'umuceri ndaje mpereza agafuka k'umuceri kashiramo umuceri akabyuka kashiramo amavuta nje ku musozi gushopinga umwe wageza gushopingira niwe hande bana amazi ibintu byose ari aha ni Imana itangira abagabo we kwa tons umugore Imana impaye abana Imana impaye agaciro Imana impaye n'amaga kositimu imbere yabo mwe umuntu yanze amaso ntacyo yibura haleluya uzi ko nabona kuri guterera umusozi muremure nabona gutera umusozi muremure wabonaga wari wajya Golgotha niba mbwa mutubane nje numva bahavu ariko harahaterera gake nabonaga ari igisozi kirekire nakoze nabonaga abantu bageraho gatemba baka ariko nkabona ukuzamuka umuntu agushyiraho twese kare uduki iwe Mana nyagasani we haleluya amen Imana ishobora gushyiraho twese kare wasebya mama ngo yagushyiraho twese kare haleluya Imana yagushyiraho iki udisikari yako kuzamukiraho kuko abari bagutegereje piwa wane roberasa nome Imana yawe ngagushyiraho twese kare ngiye kubona mbona wa musozi uri kuzamuka mbona uraminutse ugeze ahantu hatambitse ngiye kubona mbona bari bategereje kubona bana bari bakubara kurunguka bahagaze kundi mu rwanda barunguka yagenda bitera hajya n'iki muteteri we katari kuna kuba n'isoni ngo bamwe barunguka sha yeko nabana bapfumwe n'udutobere kuya bamungukira ariko abantu nabagomwe ako dushima Imana ko dutabara bataratubona no mu busabusi Imana yadutunga kandi tukaba mbona bari kurunguruka ngiye kubona mbona wa musozi urawuminutse mbona ugeze ahantu hatambitse ngiye kubona mbona ubaye umushoramari wowe umushora mbonye Imana iguteye iteka ko nagiye kubona mbona umaze kumirwa uwo musozi mbona bya bitwara abantu barungurukiramo mbona umuntu araja kwishamo agacanga ashama agacanga aranakumsa neza babura barungurukira Imana iraba guhere musono hera sifona ta betora holwa meni wa shano bera irambye ngo ninkugira ngo nima nambere banje gukiramo agacanga abo bakurungurukirana kabiri rambye ngo umusozi urawuminutse gatatu irambye ngo ni wakira igihaza Imana ikuzanye ari igihaza kinini ngiye kubona mbona uwo muntu ari tukuzaniye arakuganiriza arambye arakubwira ati mpamvu nari nkuzaniye igihaza kimwe ewe nk'umutundi rutoki aho ibindi biri icyari kimuzanye no gutundira urutoki n'ibindi mbona gutunga agatoki hirya mbona hari igihaza mbona ruzi ruri ibindi bihaza byinshi arambe turaruzi nari kwihereye genda urwijyanye impamvu narije afite kimubwira ngo wereka ibindi biri Imana yawe muri terano Pestala bela sifona dra hela siwinima hela iramenye ibyawe byizweho kandi Uwiteka Imana namangaje aje atavuga ahubwo ashakora ashobora agiye kuzashyira mu buryo ibyo avuganye nawe ko mukoye ku musozi yavugiraga ahubwo ku musozi akorera Uwiteka nikavuye muri amasengesho padiri Imana icubara muri amasengesho Imana yavuganye nanjye gukiza ku musozi ikoreraho Bana wivugira irakwime muri amasengesho irambwira ngo winje mu mwuzura w'Imana Imana yavuga impamvu yakuzanye kugira ngo kujabure n'isi y'ibyaha abapfa barembutse Imana yamwe ngo yikomeza rero kwimwe ngo ijya guha amafaranga n'uyikomeza ibyo washatse iminsi myinshi rwa mu minota mike n'isegonda rimwe kandi namwe ngo nkubwire ngo ni Imana y'amahoro etosta sefone dra hello pelas ibyagukururaga n'ibyagukurubanaga
Imana yemigozi yayiciye muri amasengero ko nabonaga wowe ukururwa wakururwa rero kubona ngo gukurura umuso aho kugenda ukasubira inyuma cy'inyuma Imana yabwiye imigozi yayika ukase Imana urakase muri amasengero. Haleluya, amen. Barahari bihanga amaso ariko bangiye ku musozi ibigera mvura bango bigera mvura ku musozi ku rutare hehe Yesu ashimwe, amen. Njya ku rutare hehe niho hajya katara umuntu hajya ku rutare muruzi rutare njyayo umunsi wa mbere njya natera inshuro imwe ariko umunsi ko nagiye gushopera umuceri n'amavuta itone nisabira umuceri umuceri n'amavuta mbere biratuwite kuri muragiye na komanda atayikoresha abakarani yikoresha iki nayo bwamwe muragiye gwajya mu isoko Nyarugenge bakarani batabikorera umuceri n'amavuta kandi bagatabikorera n'amakatone nayo byatiranye gushopinga bwera mvura ku rutare ntaye nikoresha abakarani madamu mwe kwari kujya hafi ndabifunga gizuta. Haleluya, amen. Nago yaburuka ibigenza nimuhumure nago yaburuka ibigenza 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 ihangama Mimi natuwiseka ntuneze madamu ntuneze madamu nempanze amaso nzamuka na kavido kamavuta nagafuka k'umuceri mumurega ikibazo umunsi wazanye niba uhanze witeka amasara gikora niba ari n'uburwayi urwaye iminsi myinshi ntabwo muri bukanga Uwiteka niba ari n'inzira wabuze kuri we zarashize kuko Imana cyafite inzira niba aracanganyuka Imana ntabwo igicanganyukirwa. Haleluya, kuyoberwa Imana ntigiyoberwa. Ndazamuka sha ngeri bwera mvura ndabibwira Uwiteka nje gushopinga umuceri n'amavuta witonde muneze madamu nzize mugenda ashira umuceri amazi y'umuceri none nta muceri njyanye Uwiteka urabunesha madamu kandi mwe nashyira amazi ndaje inshuro ya mbere umuceri n'amavuta inshuro ebyiri umuceri n'amavuta mara inshuro eshanu najya natera inshuro imwe wowe n'ubandura ubundi ntabwo uciye usenga upfina hatanu ko ntacyo gufite inshuro 10 umuceri n'amavuta mara 15 ntajya kuba aseka atajya mu maguru nanyagufite habana ngatanya gucika munsi y'ibirenge atanya gucika murumva nazamukaga nkamanuka n'ibirenge handi hirya bari kuba habaje handi hirya mu nyuma katangatera rwa rutare 15 umuceri n'iki n'amavuta 20 umuceri n'amavuta ndabwira Uwiteka yankwemeza ko ndi seriye ndakongeza ebyiri nakugeza zinga ebyiri kubita ebyiri zose zinyongeza ndamanuka sinumva ijwi ntajya n'umuhanuzi manura ndabwira Uwiteka neje madamu erega nta handi duhungira ni kuri yo Uwiteka nteje nde madamu ariko nza gusanga nayo itavuga icyo ceka yumvishije. Haleluya, Imana ceka yagize utari yumvishije. Singoma kinavugana nawe igenda ivugana n'ibibazo byawe singoma kidotota sabe vonedra ahubwo igenda ivugana na isoko y'ikibazo yari igenda ivugana n'isoko y'ikibazo cyawe ndazamura watu basanga Uwiteka we ndahari abanteje ntakunda akonezera muri ibyo ndazamuka ngira mu ishyamba ndazamuka hanyuma ariko ariko di ngera mu modoka ndavuga ati Imana nabanteje mwivuganye nanjye ubuse madamu ndamubwira ngo iki kwese amazi ubwo nari nibese muri shop y'Imana nunga ngo shoppingirwa muri shop y'Imana. Haleluya ariko we. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Erega yanga amaso ntacyo uzayikora nta. Noneho haleluya. Amen. Nicara mu modoka. Imodoka irahaguruka ndavuga ati Imana namunteje nta kundi kahera.
ariko ngo yari yumvishije kirengeze uteyemwe igihe kimwe Imana yivuga n'umuntu zitwa Elisa Elisa Imana imaze kumuvugisha mwangaza ko bitanga 14 uko bibiri ivuga ko tuboresha kuri bivuga 14 Elisa apfa koze 15 12 ngaha Kimwe cyari gizuti ariko apfa Imana yaravuze bigucanga yaravuze bagutuka yaravuze ariko nize zabicangu n'ukuri ihanga amazi Elisa ngo baramushingura baduta haleluya amen icya 14 imunsi ko cyabaye cyakozwe Elisa yarapfuye murari Yesu ashimwe igitangaza cya 14 cyakozwe Elisa ari mu kumva kandi Imana yateje ngo babamo bari barasengeresha Abisirayeli giteza muri karitsiye umuntu gupfa ngo baragenda bikoreye umurambo iki bageze hafi n'igituro cya Elisa baravuga igituro cya Mowabu ngo batura umurambo hasi ubundi mu mategeko yo mu Rwanda nta muntu wemerewe kujugunya umurambo nta muntu wemerewe kugama umurambo murakomeza niyo bamushinguye bakavuga ati twe banyiraho bakabona bakavuga ati twe mu dumuntu wacu bafite uburenganzira bwo kumutabura kumwihambira banyiraho ariko ngo umunsi bajugunye tekereza ubwo bari bafite kugeza n'ubwo bajugunye umurambo ngo wa murambo murabi yemwe ngo wa murambo uramanuka no ku magufwa ya Elisa haleluya mugwira amagufwa ya Elisa wa murambo ukimara kugwira amagufwa ya Elisa ngo uranikimana yavuze kuri Elisa haleluya uranikimana yari yavuze kuri Elisa uyu mwaka utarashira Imana ikumuriza n'icyo yakuvuzeho uyu mwaka utarashira Imana ikumuriza n'imbaraga yakuvuzeho uyu mwaka utarashira haleluya Imana ikumuriza na Mwuka Wera yakuvuzeho uyu mwaka utarashira Imana ikumuriza n'amafaranga yakuvuzeho mbibutse uyu murambo umubiri wari warashizemo amagufwa aruma ariko Imana ijambo Yuma niki? Ijambo. Hallelujah. Amen. Birangije. Hallelujah. Amen. Banije mu modoka. Abo twavuganye. Abo dufitanye isezerano. Mumure ntimuzagwa mu nzira haleluya ababyeyi twavuganye abagabo twavuganye abakobwa twavuganye haleluya abasore twavuganye muhumure ntimuzagwa mu nzira muhumure ntimuzagwa nubwo ibibazo bihari muhumure ntimuzagwa nubwo intambara zihari muhumure ntimuzagwa nubwo ubukene buhari muhumure ntimuzagwa nubwo ubushomeri buhari muhumure ntimuzagwa nubwo uburwayi buhari muhumure ntimuzagwa haleluya tuzagwa mu nzira ntabwo tuzagwa mu nzira turi kumwe na nyir'ibihe utegeka ibihe ugenga ibihe utwaye ibihe haleluya amen iyo turi kumwe nayo ikatuvugaho ijambo rya dutura muri ryo tukagendera muri ryo tukiyorosa ryo tukaryama muri ryo tukabyarira muri ryo tugakorera muri ryo iryo jambo rya nyir'ijambo haleluya ryahanuwe n'Imana muhumure ntabizasohora haleluya ndamanuka ngira ngo dusenge turengeze hepfo ko ahantu bakoze ikigega cy'amazi abantu bajya barahari numva agatelefoni karampamagaye shaka
arambwira ati mukozi Imana ko nakubuze mfasha baratubuze we ufite igihe telefone abadayimoni bafunga amakonegisiyo ukajya witaba kubwira inkuru zishyushye atuzi ntuza kunahanura mu iterane kumwe muri munsi konegisiyo za telefone yawe zifunguke mu izina rya Yesu. Arambwira ngo nari narakubuze narageze ute sekudaheruka kuri WhatsApp byagenze ute nzambuka narayisambata arambwira ati yewe hari turi tarye tuba twabuze arambwira ngo nguriye amayinite ashyiraho 50,000 ayo ni amayinite abakozi b'iki ntabwo Imana izadukurira mwaho twasenze ku birenge byawe niwe natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye nawe natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ntabwo Imana izadukura mwaho twayisenze abacuri 50 50 ugatarika amahano ujya wumva gusenga Urukigurije ubundi Veniseng urumva bimeze bifite ubwo bari kubyumva dore ko kamwe amashara zikatirize Nyabugogo we ngo mwege Imana iri kwinje aho zikatira we mwikorosi uzi ko wategeye mwikorosi ntibahagarara ko uzari we mwikorosi ntabwo bagututse ari muri korosi ariko muri gare hagiye kukwinja bagikata ngofera kiviringu atigiruto kiviringu ndaramba gati mukozi w'Imana ko nakubuza agiye hagati ndahari yewe ngeze ute ndahari ujye uyihangana Imana irambye ikurinze imbaraga zakweza mu nzu ugahera mugahinamirana twige Imana ryambwanga Imana itewe itawi itashi we nk'umutabazi witeka Imana irambye itashi wawe nk'umutabazi kandi Uwiteka arambye ngo nikubwire ngo herabe wili fodo nadopini Imana ikiza gasopa ku byaha nta bunema nta muzima wongera kurenga ibyawe aje muzima Imana irambye muri aya masenge umva mbazana Uwiteka avuganye nanjye twiwitara bebonedra Imana irambye dostifu hetara binifu irambye ngo ari ibintu ukankanye naranga bizenguruka iwawe Imana za bebonetazo binima Imana irambye ngo muri aya masengesho n'Imana ije ari umutabazi n'Imana ije gufatira ibyandombe byari biguhize n'Imana ikwirukankana ibyari biguteye ubwoba n'ijwi ry'Imana rirambye ngo ni ukuri uyu munsi iciye agasuzuguro iwawe